Ni muri gahunda umujyi wa Kigali wihaye yo gukora imihanda iwugize mu byiciro bitandukanye, aho biteganijwe ko mu cyiciro cya mbere ndetse cyatangiye gukorwa hazagurwa imihanda ireshya n'ibirometero 54. Iyo ni umuhanda uva ku Muhima ukamanuka Nyabugogo ukomeza mu Gatsata, ndetse n'umuhanda uva hazwi nka Rwandex ukanyura Sonatube ukomeza ugana i Remera. Bigaragara ko mu ikorwa ry'iyi mihanda havuga ikibazo cy'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga benshi bakunze kwita embouteillage, aho byagiye bisaba ko hashakwa andi mayira yifashishwa kuko hari gukorwa imihanda aho haba hafunze. Iri fungwa ry'iyi mihanda usanga hari bamwe bataryumva neza bitewe nuko hari aho bakererwa kubera kubura aho banyura. Gusa nk'uko bisobanurwa na Bwana Parfait Busabizwa, umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, ngo nta bundi buryo buhari bwakwifashishwa uretse gufunga iyo mihanda kugira ngo ikorwe vuba. Murabizi yuko amazi, amasinga y'amashanyarazi, amasinga y'ibyo dukoresha by'itumanaho bigomba kwimurwa, aho hose barahacukura. Murumva rero yuko nta kuntu wakuba ku muhanda udacukura, nta kuntu wakuba ku muhanda utagenda ufunga hamwe na hamwe kugira ngo ibyo binyabiziga cyangwa ari amamashini ashobore gukora. Nubwo hari inzira zagiye zishakishwa mu gihe hari gukorwa umuhanda uva ku Muhima werekeza Nyabugogo, hakwibazwa uko bizagenda igihe hazaba hatangiye gukorwa umuhanda uva Rwandex ugana i Remera. Icyambere nuko umuhanda utafungwa 100%, hashobora kuba hafunzwe igice cy'iburyo ariko uyu munsi hagakomeza agakora. Icyo nicyo cyambere. Ikindi hari deviation y'uriya muhanda uca muri Gatenga hariya tuvuge kuri Zion ukazamuka. Ikindi nuko hari n'undi muhanda bagiye kwihutisha gukora igice cyari cyarasigaye. Urabona kaburimbo imanuka ikajya kuri Université ya Unilac, akandi kari gasigaye agace bagiye kugakora nako kazaje gatuma imodoka zibona ahandi zica zigana muri biya bice bya ruguru. Ikorwa ry'umuhanda wa Muhima Nyabugogo biteganijwe ko rizamara igihe cy'amezi 6, mu gihe umuhanda wa Rwandex Sonatube Remera wo biteganijwe kuzaba wamaze kuzura bitarenze uyu mwaka. Justin Kayiranga, Royal TV.